Yesu ashimwe nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi bacano ab'Imana bera amahoro y'Imana n'abane namwe. Amazina yanjye ni Nduwimana Jean Claude, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ishya n'ihirwe. Uyu munsi rero mbazaniye ijambo ry'Imana, ariko kandi nongeye gusuhuza abatuye muri Amerika, abatuye muri za Canada, abatuye mu Buhinde, abatuye mu Buholande. Reka nsuhuze abakoresponda, abadiaspora, reka nsuhuze abaterankunga, kandi reka nongere mbifurize ishya n'ihirwe. Uyu munsi rero tubazaniye ijambo ry'Imana, reka suhuzemo ababyeyi, suhuzemo abagabo, suhuzemo abakobwa, reka suhuze abasore, reka mbifurize kugira amahoro y'Imana, ishya n'ihirwe biganze muri mwe. Ariko kandi tujye gusoma ijambo ry'umukama mweranda ribonekamwo hano muri Esiteri ibice 6 umurongo wa mbere. Reka mbanze shimira Imana ko ijibana natwe mu ngendo za buri munsi. Reka shimira Imana ko igidushyigikira. Reka nongere shimira Imana yuko ikomeza kuba ibana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yarakurinze rero, ikurinda uburwayi butunguranye, ikurinda indwara z'ibyorezo, ikurinda inzara, ikurinda impanuka. Ubu uri muzima, izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Reka rero dutangire dusenga, hanyuma niturangiza gusenga tubone gusoma ijambo ry'Imana. Mana data twese, Mana nziza, uri Mana yera, uri Mana yihagije mu bumana bwawe ntawanye nawe, uko waruri kera n'izisani kukiri. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, reka inkomezi zawe ziboneke ku bana bawe, reka inkomezi zawe ziboneke ku bakobwa, reka inkomezi zawe ziboneke ku basore, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ayo Uwiteka mwami Imana, turagusenze, twatse imbaraga, tukwatse inkomezi, twatse burinzi. Reka buri muntu wese ujye ukurikirana kureba iyi YouTube channel ajya agira umugisha, agire guhirwa. Reka mwami mwongerera imyaka yo kubaho kandi muhe ubuzima, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ayo Uwiteka nongeye gusenga, sengera abantu bose bajya bakurikirana izi video zose, bakazireba bakazirangiza, ubaha imigisha. None Mana data twese rero nongeye kugushimira, ngaho bana na buri umwe wese ugiye kumva ijambo ryawe, kandi mwama agatega amatwi. Urakoze urakabyara, byatsi Imana nizera izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibaha imigisha. Reka tubanze turebe uyu muririmbyi ufasha, hanyuma nitumara kumuririmba tubone kujya gute gusoma iryo jambo ry'Imana. Imana ibahe imigisha. Amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose. Ndaguhimbari za mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Ndaguhimbari za mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Uya mwambuzi mwabambanwe, yarabutwara nezerwa. Anjye umwihebe mubi nkawe, unabara umboneze. Ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Mwami Yesu mwana w'intama, njyangu
ndagukundira mucunguzi, amaraso ya watunganye ayo watuviriye, ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye, nta n'ikindi kibasha nkayo kudutsemba w'ibicumuro, no gucunguzwa n'abemeye kwizera umucunguzi, ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye, mere yabona yaboneye ava mu bikomere byawe, nogeze urukundo wankunze, nzagushima ndindepfa, ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye, ndino mw'isi biranyobeye, kugucimuko bikwiriye, nyumuzamuru ndirurimi nge ngusingiza iteka, ndino mw'isi birananira, kugucimuko bikwiriye, nyumuzamuru ndirurimi nge ngusingiza iteka, ndaguhimbariza mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyoza ibyaha nakoze, mu maraso wavuye. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'ijambo uravuze uti, umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge. Bagisomera umwami, basanga byaranditswemo yuko Moridekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo y'ubwami, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Moridekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura icyo yakorewe, ibyo yakoze? Abagaragu b'umwami n'abahereza b'umwami baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Reka dusubire kuri gatatu. Umwami arabaza ati, mbese Moridekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami n'abahereza b'umwami baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanwe no kuvugana n'umwami kugira ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamuteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani ni uri mu rugo? Umwami ati, naze. Nuko Hamani araza, amaze kuza umwami aramubaza ati, umuntu umwami yakunze kubaha yagirirwa ate?
nuko Hamani aribwira mu mutima we ati hari uwo umwami yakunda kubaha kundusha se kunduta. Hamani niko gusubiza umwami ati uwo muntu umwami akunze kubaha barizane imyenda y'umwami umwami ajya yambara n'iz'ifarashi umwami agenderaho itamirijeho ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro n'iyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi barangururire imbere ye bati uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Umurongo w'10. Nuko umwami abwira Hamani ati huta wende iyo myambaro n'ifarashi uko bivuze ubigenze utyo. Moridekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami, ntihagire ikintu na kimwe kibura mu byo uvuze byose. Haleluya. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Moridekayi, amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi, arangurura imbere ye ati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ariko reka dusome no kuri 12 havuze ngo iki? Haravuze ngo hanyuma Moridekayi asubira mu irembo ry'ibwami, ariko Hamani we arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Aherako atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we ba Zereshi ba Hamani baramusubiza bati Moridekayi ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Bakivugana nawe haza inkone z'umwami zihuta zijyana Hamani mu nkera Esiteri yamuteguriye. Imana yacu ishimwe. Najya ngo nkumenyeshe ngo ijambo ry'Imana riravuze ngo muri iryo joro umwami abuze ibitotsi. Imana ibura ibitotsi ku bwawe, Imana ibura ibitotsi ku buzima bwawe. Abantu n'ukuri bafite ikibazo cy'uko uyu Moridekayi yabuze umuntu umufasha, ariko ngo umunsi umwe Imana ibuza amahoro Ahasuwerusi. Imaze kumubuza amahoro niko gutegeka igitabo ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge, hanyuma bagisomera umwami. Bamaze kugisomera umwami basanga cyaranditswemo yuko uyu Moridekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami, Bigitani na Tereshi. Uyu munsi Imana igira ibyo ikora ku buzima bwawe. Uyu munsi Imana ize mu byawe, Imana ikuvuganire, Imana ikurengere, Imana irwanye ibikurwanya, Imana ihiga ibiguhiga. Uyu munsi Imana igira ibyo ibuza amahoro. We munyarwanda utwumva, we wo munyamahanga, we wo muntu uri hanze hose, uyu munsi Imana igira ibyo ibuza amahoro ku buzima bwawe. Ngo uyu mwami Ahasuwerusi yabujijwe amahoro ku bwa Moridekayi wendaga kwicwa na Hamani, ngo nyuma arangije kubura amahoro ngo niko gutumiza igitabo cy'ubucurabwenge. Icyo gihe yari yabuze ibitotsi, yari yabuze uko asinzira, ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Irangije iratubwiye ngo uyu Hamani yaje yihuta azi neza ko ajya gusaba Moridekayi ngo amanikwe, ariko Hamani ntabwo yari azi neza ko Uwiteka yamutanze. Uyu Moridekayi Uwiteka yamurinze atazigera atuma Hamani amufataho ijambo. Nuko ngo Hamani araza ibwami, ngo nuko umwami aramubaza ngo ese umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Uyu munsi Imana yica iperereza ku buzima bwawe. Uyu munsi Imana ikurengere. Uyu munsi Imana yongere kuvuganire. Uyu munsi Imana yongere kugarukeho. Uyu munsi Imana yongere kurwanirira.
ngo nuko ngo Hamani ngo aribwira mu mutima ngo mbese hari umuntu umwami yakunze kubaha kundusha. Nuko ngo arangije ngo aravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha bazane ifarashi, bazane ikamba, bazane imyenda myiza, bamwambike bamutambagiza umurwa, bagende bamuririmbira bavuga ngo umwami akunze kubaha. Nuko aramutambagiza. Uyu munsi Imana ikwicira iperereza, uyu munsi Imana ize mu byawe, uyu munsi Imana ikuvugire, mwakire neza ijambo y'Imana. Mwami Yesu umwana w'intama w'Imana, twongeye kugushimira ku bw'ababyeyi bumvishira ijambo, ku bw'abantu bumvishira ijambo. Uyu munsi dusomye ijambo kandi mwami impuguro kubera ko risobanutse, impuguro tuzigize nkeya mwami Imana, ariko rengera abantu bawe kandi imbaraga zawe ziganze. Urakoze Papa mwiza ko ari wowe ukoze imirimo n'ibitangaza, ngaheshe ibyubahiro ku isi hose kandi wubahwe. Sengeye abarundi, sengeye abanyarwanda, sengeye abanyauganda, sengeye abanyatanzania, sengeye mwami abanyakanani bose n'abisirayeli bose, dusengeye mwami ibihugu biri ku isi hose, dusengeye indwara ziri mu banyarwanda, mu baturage bo mu isi yose, kugira ngo uzivure kandi uzikize. Urakoze urakabyara kuri Imana yumva gusenga kwacu, nanjye mbyatse Imana nizera izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mugira amahoro y'Imana.